Hello guys, uyu munsi ndaje ngo turebere hamwe ikibazo gifitwe n'umuntu wese wakoze ikizamini cya leta. Uyu munsi ndaje ngo dukemure impungenge abantu bari bakomeje kugira ku kijanye n'isohoka ry'amanota y'ibizamini bya leta. Uyu munsi ibintu tugiye kurebaho, tugiye kureba umunsi, itariki, igihe mbese muri make igihe amanota azasohokera. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kureba ku uyu munsi. Ikindi cya kabiri turareba uburyo busha NESA yasizeho tuzakoresha turiho kureba amanota. Wowe icyo usabwa ni iki? Kanda subscribe, nurangiza ukande kukazogera, then ukande kuri all, kuri notification ya mbere, kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi zikwapudetinga amakuru agezweho. Wowe ikindi urasabwa urakanda like, ikindi urasabwa uraza gukurikira video witonze, ukurikira akantu ku kandi, kuko murabizi video nk'izi ngizi za tutorial zirasaba kugira ngo ukurikire buri kamwe, ukurikire video kugeza irangiye kugira ngo uzabikore neza, uzirebera amanota bitakugoye. Tudatinze mu mayira rero, ngira ngo icyo cy'uburyo busha NESA yasizeho bwo kuba wareba amanota, ngira ngo ibyo nibyo turaza kureba nyuma. Uyu munsi ikintu kiri kutwihutisha tugiye kuba tureba mbere na mbere ni igihe amanota azasohokera. Tugarutse ku itangazo NESA yasohoye ku uyu munsi, NESA yasohoye itangazo rivuga ko amanota azasohoka tariki 27 z'ukwezi kwa munani 2024. Amanota azasohoka ari ku munsi wo kuwa kabiri. Amanota akazasohoka ku isaha y'isa 5. Ngira ngo umuntu wari ufite ikibazo cy'igihe amanota azasohokera, uhereye igihe ubonye iyi video, amanota azasohoka ku munsi wo kuwa kabiri ku isaha y'isa 5 tariki 27 z'ukwa munani. Nizere ko icyo gisubijwe. Aho ngaho nimba usubijwe, reba neza ko wamaze gukanda subscribe. Murabizi subscribe nicyo kintu kizajya gituma ubona amakuru y'ingenzi, amakuru yihutirwa hano kuri Niyori Empire. N'iyi video ntiwibagirwe kuyisharinga abantu benshi ku nshuti zawe, nazo zaba zikeneye iyi serivisi. Ikindi uraza gukurikira akantu ku kandi kugira ngo hatagira akantu na kamwe kagucika. Ibyo ngibyo by'igihe mwaba muzarebera amanota, nizere ko byaba biri kurangira. Nizere ko aho ngaho mwaba mumaze gusubizwa. Ikindi gikurikiyeho ni uburyo busha tuzakoresha turi kureba amanota. Mbere na mbere yuko tureba ubwo buryo, tugiye kumanza twareba ese ni iki gisabwa kugira ngo umuntu abe yayareba. Icya mbere gisabwa, ugomba kuba ufite telefone cyangwa se mashine yawe. Icya kabiri, uraza urebe mu application ya telefone cyangwa ya computer, urebe ko ufitemo iyi application bita Chrome. Biraterwa na browser ukoresha. Ngiye browser ndiho nkoresha hano ni Chrome kuko nziko ariyo ikoreshwa n'abantu benshi. Ndizera ko 98% namwe mukoresha iyi browser ya Chrome. Bamwe muri kwibaza ngo ni yihe, kanze mbe nayibereka kugira ngo buri wese ibintu bizabe biri ku murongo. Then muranyihanganira, ni phone ziba ziri gutinda. Then Chrome ni iyi ngiyi ndi kwerekezaho aka gafresh k'umuhondo.
nani kanze mpindura ibara ndebe ko muraza kubishona fresh. Chrome ni iyi ngiyi, iyi application muriho mubona aha ngaha niyo bita browser Chrome. Iyo ngiyo akaba ariyo tuzifashisha. Icya kabiri tuzifashisha, uzaza kuri phone yawe ufate aha ngaha hejuru, ariko ibyo byo nizere ko musanzwe mubizi. Uzaza umanura aha hejuru ukonegite na wifi, cyangwa se niba ufite mega ufungure mega zawe, nurangiza urebe neza ko internet yawe yafungutse cyangwa mega zawe. Nurangiza ukande kuri iyi application ya Chrome uyinjiremo, then ikintu tuzakoresha ubwo buryo, tuzaza hano hejuru muri search. Ubwo nyine uraba wamaze kwinjira muri application ya Chrome, uzaza hano hejuru winjire muri search, then usachingemo CDMC akadomo cyangwa se .gov akadomo rwa. Guys, ndagira ngo nkubwire ko usabwa gukurikiza akantu ku kandi kugira ngo ibintu uzabikore neza, kugira ngo ibintu utazabikora nabi. Wowe kurikira akantu ku kandi kugeza iyi video irangiye. Ngira ngo uri kureba aha ngaha ukuntu bimeze, nizere ko uriho ubibona. Uzaza uhite unyura kuri iriya link ya mbere. Dore iyi ngiyi, iyi iriho amagambo y'ubururu munsi. Then noneho uzaza uhite uyikandaho ukimara kwandika ibyo nkubwiye, CDMC akadomo gov akadomo rwa. Then iyi link ya mbere izahitiza uhita uyikandaho, then utegereze bitewe na internet ufite. Urabona ahantu bahise batugeza. Uzaza ahangaha handitse index number. Ibyo byo nizere ko buri wese acibuka index number cyangwa se kode ye yakoreyeho ibizamini bya leta. Bari kutubwira ngo primary and ordinary level cyangwa se O level. Murabizi ko amanota ya advanced level asohoka akerewe, asohoka mu kwezi kwa 12. Murabizi ibi ndi kubereka uburyo ndi kubereka nubwo kureba amanota ya primary ndetse na ordinary level cyangwa se O level. Uraza ahangaha ushiremo index number zawe. Wenda reka dufata urugero, uraza ushiremo 441 then urandika OLK nimba ari ordinary level, then wenda 082 then wenda twereka dukoreshe 2023 bitewe nuko index number zacu batari bazinjiza muri systeme, bazazinjizamo umunsi bazasohora amanota. Yabi ya primary urayishira ahangaha, ndetse niya O level nayo urayishira ahangaha, ngira ngo waba wahabonye. Then tudatinze mu mayira urahita ukanda ahantu kuri get results. Then ngira ngo mwabibonye ko amanota bahita bayakwereka.
usibye ko uru rugero dukoresheje umuntu ngo nimba ari Uwiduhaye Solange, murabona yarafeirinze bikomeye. Igihe uzareba amanota yawe munsi yayo ugahita ubona ibigambo by'umutuku, uzamenye ko wazanye cya kinyuguti mukunda kwita ngo ni yu. Ubu uyu nguyu kabaye. Guys, nimba iyi video yagufashije, mwibutsa kusiga ukanze subscribe, then ugakanda na like, warangiza ukayisharinga ku nshuti zawe, ukayisharinga ahantu hatandukanye kugira ngo ibashe kuba yagera kure n'abandi babone systeme yo kuba bakoramo ibintu byabo. Guys, wowe wageze kuri munota ugikurikiranye iyi video, ndagira ngo nkubwire kuri uw'agaciro. Thank you, Imana ikomeze ikurinde.